twongeye kubaha ikaze bakunzi bacu bo ku Nzira y'Ukuri TV. Amahoro y'Imana nabane namwe. Murabizi dukunda kubabwira ngo amahoro y'Imana nabane namwe, suko twirengagije ko hari abatameze neza, ariko mu mahoro y'Imana hari ibintu byinshi bikemukira mu mahoro y'Imana. Amahoro rero nakomeza ganze mu mitima yanyu. Turacyari muri ya minsi ijana yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Nkuko ubushize twari kumwe na mama Fabrice yatubwiye ku ruhare rw'abana mu muhanda mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Yatubwiye byinshi, ndumva namwe mubyibuka. Twongeye kugira umugisha wo kongera kubana nawe kugira ngo atubwire uruhare rw'umukristo mu kwibuka, uruhare rw'umukristo akwiriye kugira mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi. Mama Fabrice, twongeye kuguha ikaze. Nakoze turabashimiye. Imana ibahumugisha. Turagira ngo utuganirire ku ruhare rw'umukristo mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Murakoze cyane nkuko inshuti zacu zibizi kandi zidusanganywe. Nitwa Mukamuranga Jacqueline na mama Fabrice. Ndabizi ko harimo abashyashya bashaka kuba baje ku Nzira y'Ukuri TV, kandi dukomeza kubabwira ngo turabakunda kandi turahari ku bwanyu. Tunabashimira kandi uruhare mutwereka mu kudukunda, kandi nanone muri ibi bihe bitoroheye umunyarwanda, cyane cyane wari uriho muri biriya bihe kandi wahindutse umukristo. Nanone ntabwo byoroha, ariko nibyo Kristo yaze ibintu bitoroshye kugira ngo bitoroshye abihinduremo ibyoroshye. Ni nayo mpamvu uyu munsi tugira tuti twibuke twiyubaka. Tunakomeza gukomeza bari muri ibi bihe. Umuntu wese uri wagizweho n'ingaruka n'ibi bihe, turabizi neza ko bitoroshye. Iyo umuntu yibutse tumutera gutekereza, kandi hari abantu batajya bashobora kwihangana intekerezo batekereje ngo bashobore kuzibamo wenda bakomeye, ariko nirwo ruhare nanone kandi rugaruka umukristo agasabwa. Urambajije ngo uruhare rw'umukristo mu kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994. Ahubwo umukristo akwiye kubigiramo uruhare kuruta abandi bantu bose, ko ubundi ijambo ryitwa umukristo ni umuntu wa Kristo. Kandi Kristo twibuke ko yazanywe n'abanyamibabaro n'abanyentimba. Niho Yesaya yabivuze, aravuga ngo uwo munyamibabaro wari wizuye intimba, ariko byose yabyuzuye kugira ngo abidukize. Ni nayo mpamvu ijambo ry'Imana dusanga hano mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto igice cyawo cya 14 cya mbere umurongo wawo wa 4, aravuze ngo duhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose, tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana. Ihumure twahawe n'Imana. Umuntu wese wa Kristo bakwiye kubaho humuritse, kandi guhumurika kwa mama Fabrice nk'umukristo, iryo humure rigakwirakwira mu bantu bose, ntabwo ari mu baturanyi banjye gusa, ahubwo iryo humure nirigira ingaruka nziza mu gihugu cyanjye, rigira ingaruka nziza mu bindi bihugu, kuko nahumurishwe. Nicyo gituma duhumurizwa mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone ushobora guhumuriza abantu nawe udahumuritse. Turashimira Imana ko nubwo amarira atemba mu mutima, ariko ntabwo agitemba ku maso. Mutima hararira, ukicara ugatekereza. Nkanjye nari mfite imyaka itari myinshi, ariko imyaka nari mfite iranyemerera kwibuka ibyabaye. Wenda ntari bwinjiremo aka kanya, ariko mu bintu bikomeye nibuka, byari urugendo rukomeye cyane. Ariko icyo ubukristo bumfasha muri ibyo byose ni uko nkomera, nkabona uko nkomeza abandi. Rero mvuze mu ruhare rw'umukristo wese muri rusange, ukavuga ku mukristo muri rusange, ni uko umukristo muri rusange aba akwiriye kugira uruhare rwo guhumurika, ndetse wakumva iryo humure ribuze ukariha, ugahindahinda Imana ikariguha, ugahindahinda Umwuka Wera akariguha, kuko nicyo bita umukristo wa Kristo. Kristo arahumuritse kugeza ubwo agera i Golgotha. Cyakora ageze Golgotha ku musaraba aravuga ngo Mana, iki gikombe kiturenge. Ariko ageze aho aravuga ngo nibibuka ushaka kugira ngo mboneke nawe uboneke.
bishatse kuvuga ngo dufite misiyo. Umukristo ni umuntu ufite misiyo, kandi misiyo itagarukira mu rugo rwe, itagarukira ku itorero rye, itagarukira mu banyetorero be, ahubwo misiyo twahawe ni iya rubanda, ni iy'abantu bose muri rusange, abakijijwe, abatarakizwa, abatari abakristo n'abakristo. Yego. Kuko nasomye ijambo rirambwira ngo nicyo gituma tuba impumuro nziza hagati y'abakira n'abarimbuka. Kristo akwiye kuba impumuro. Yego. Ahumura buryo muri ibi bihe tukaba ba mbere mu kujya kwitabira ibiganiro, uruhare rw'umukristo rukaboneka. Ntusanga umukristo ari hariya avuga ngo ntibindeba. Muri ibi bihe ntihagire umukristo ugaragarwaho ingengabitekerezo n'amagambo mabi yo gutuma n'umwana mutoya amenya ko nta kibyo bivuze. Umukristo ntabe wa wundi wabindi bindeba. Nubona urira mwegere, muryamishe mu gituza, mubwire ngo baho. Nubona abantu ku misozi atameze neza, ugahura nawe ubona ari kugenda bigundenge kubera ko yatekereje, yibutsa aratekereza, bari wowe umufata umutsindagize nk'umukristo, kuko muri wowe harimo imbaraga ya Kristo yo gufasha wa muntu. Njye numva uruhare runini cyane rwakagombye kugaragara muri iki gihugu mu kwibuka no kwiyubaka, rwakagombye kuba rw'umukristo. Yego. Kuko ni nacyo Kristo yaziye. Muri twebwe harimo imbaraga Yego. abandi badafite. Bibiliya iravuga ngo mbese abayuda barusha iki abandi? Babarusha muri byose. Cyambere ngo irya mbere. Njye nagize ngo ari n'irya kabiri, ko ngo burya ni irya mbere. Ngo riribanza rikanikurikira. Ngo nuko babitse ibyasezeranijwe. Kugira ngo tubasha kuhumurika no mu makuba yacu, ngo kugira ngo natwe duhindukire abahungabanye. Ni ibihe rero by'ihungabana, ni ibihe turi kubona abantu umuntu atambuka ukabona bya byishimo wari umuzi muri uyu munsi bibaye nk'ibigabanyuka. Ni ibihe ijwi rimeze nk'aho rirwaye ry'umuntu atari byo yikoze, ahubwo bitewe no gushenguka no gutekereza ibyamubayeho. Ukanavuga nkanjye ndicara nkavuga kuri Nyabarongo urugendo rurerure twambuka i Buguri, niho narokokeye, tugaruka mu bantu ba mbere. Nari umwana ariko tugaruka ndabireba. Za mbere twabayemo mu Gatsata ndabireba, nari umwana ariko narabirebaga. Hano mwibaza, ese kuri imyaka 30 n'ingahe yanjye mfite, ese uruhare rwanjye nka Mama Fabrice noneho byongeyeho umukristo, kuko hari Mama Fabrice hakaba na Mama Fabrice umukristo. Kuko ntabwo abantu bose bagira uruhare mu kwibuka biyubaka ari abakristo. Harimo n'abatagira amadini ariko bafite ubumuntu. Ndababaye cyane kuba muri ibi bihe wasanga umuntu witwa ngo ni umukristo arya igaburo, yigira ameza y'umwana. Muri ibi bihe atari we nyambere wo kuba saa 3 ari mu biganiro, ahubwo ari mu rugo mu bana be, ari kumesa, ari mu mirimo. By'ukuri urarwaye kandi ufite ikibazo cyo mu bugingo. Ni we wa mbere gutanga urugero, akasana nitwe bahageze mbere, kuko ni natwe dufite amaboko yo guterura abahungabaniye aho, kuko dufite ijambo, dufite ibyanditswe byera birushaho gukomera. Kandi Bibiliya iravuga ngo bimeze nk'itabaza ubimurikira ibirenge, uzabugize neza n'ubyitaho. Wowe ufite uruhare rwo kumubwira ngo humura, baho, ariko ukanamubwira n'ibyanditswe wumvishije mu rusengero cyangwa se by'ibyiringiro byawe. Kuko duhungabanywa na byinshi ariko tunakomezwa na byinshi. Urupfu rwa Kristo rwaje rudukomeza, anniversaire yo guhora twibuka urupfu rwa Kristo. Ejo muri ku cyumweru twari turi muri Pasika. Bira byose ni ingaruka mwaka bigaruka bikongera bigagarura umukristo mu gutekereza uruhare rwe nk'umukristo mu kwibuka Kristo wapfuye akazuka. Kuko itsinze dufite nuko Yesu yapfuye akazuka, kandi wazutse abasha no kuzura imitima irwaye ibabaye. Ikomere by'umuntu Yesu abikoraho, ukabwira abantu b'Imana. Nitwibone niho bari twe babona ku TikTok turi kwenjoyinga, turi kuririmba indirimbo z'ibyishimo, kandi turi mu bihe bitari byo kwishima, ibihe byo gufasha bagenzi bacu wenda badakomeye hagati muri twe, kuko barahari. Rero uruhare rw'umukristo ni uko uyu munsi itariki 4 Mata twe kwibuka, twiyubaka, ariko kandi twubaka n'abandi, kuko twebwe twakagombye gushyiraho ako karusho. Twibuke, twiyubake intego y'igihugu, ariko twubake n'abandi, twubake n'ibindi, tugire uruhare mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside mu bana bacu, mu baturanyi bacu. Tunabasengera ngubu muri ibi bihe, nibwo mba numva ndi mu masengesho menshi, kandi si ngombwa kuza kubivugira hano cyangwa usengere hano, kuko n'amasengesho
amasengesho atakora ku muntu bitewe n'uko anambona, ariko hari ayo nakohereza akagenda muri iki gihugu cyanjye cy'u Rwanda gahumuriza imitima y'abari kurira, hari abananiwe kurya kubera kwibuka uyu munsi uko wari ubamereye mu rugendo rw'iminsi 100. Harimo abantu baba bamerewe nabi bari kwibuka mu myaka 32 rwa rugendo rwamye mbere y'imyaka 32, akibuka aho yari yihishe mu kigunda, akibuka imihoro yari muri wo, akibuka ko ari ikimuga kubera iyo minsi. Itariki ye yagera kumva arahungabanye. Uwakeneye mama Fabrice amasengesho, akibuka imvura yamunyagiraga ku gasozi mu Masaka, akibuka batwika inzu y'iwaba ayireba, akibuka umuryango umushira hose abireba, ariko uyu munsi akaba yaribatse, yarabyaye, yarashatse, akabishobora. Buriya Abanyarwanda twakagombye gutekereza abo turi bo muri Kristo mu Mana, kuko duteye ubwoba. Umunyarwanda washizweho n'umuryango, ariko nyuma akihangana agashingiriza, agashinga urutsiko iryinyo, akatanga imbabazi kabiri, akumva ko muri we ntashirukamo umuryango kandi ukanashiruka koko. By'ukuri Umunyarwanda arashoboye, arashoboye, kandi mureke tugaragaze ko dushoboye imahanga, urugero kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Ariko nibigera ku mukristo yibuke ko Imana yahaye ihumuro kugira ngo habashe guhumuriza. Ntabwo Imana yamumurije ngo nze ndyame muri iyi nzu, oya. Ntabwo Imana yamumurije ngo mbe muri iki gipangu numve birahagije, oya. Ntabwo Imana yamumurije ngo mbe ngana gutya imyaka mfite n'urubyaro n'iki numve birahagije. Hirya yanjye hari indi mitima inkeneye, hari indi mitima ikeneye Kristo ku bwanjye, hari indi mitima ikeneye ihumure ku bwanjye. Wenda njye mama Fabrice uruhare rwanjye ruri mu muhanda, kuko harimo abana bari mu muhanda kubera ko batakaje ababyeyi muri jenoside. Harimo n'abari mu muhanda kuko babyarwa n'abo bantu babyawe n'abo bana babyawe n'abamama wabo bishe muri icyo gihe. Abo bana baranyeneye. Mbabwire ngo ihorere, urashoboye. Ejo hazaza harahari. Nyakubahwa azi kuri hano kandi uzahava, aragukunda, igihugu kiragukunda, umutungo w'igihugu. Niko tugenda tubaganiriza, ariko tubabwira ijambo rivuga ngo ihorere. Bakristo bene data, nshuti z'umusaraba, bantu mwabatuye ku byaha bitandukanye. Icyaha si ukunywa inzoga, si ubusambanyi, ni icyaha cyo kugira ingengabitekerezo yo kuryama abandi bajya mu biganiro. Gacyo dushatse twagifata mu ngengabitekerezo. Gute abandi bajya mu biganiro ukaryama ngo urumva utegereje Kristo, uramutegereje ko ufite ikiburi. Gute wabona umuntu ari kurira ukamusekera ngo yego umuntu wese ararize, gusa ngo nyuma y'imyaka 32 ararizwa n'iki? Ararize. Hari ibintu bidashira. Ni igikomere kivutse inkovu y'isi yongera iturike. Iraturitse kuko yatariki yageze. Muraturanye n'umunyamuryango se, birashoboka ko ari n'uwo mukorana. Tugiye kujya mu mirimo, mufashe, fasha nkufashe. Twiyubake ko twiyubaka. Nuhura n'umuntu wibutsa yananiwe kwiyubaka, mwubake. Nuhura n'umuntu wananiwe kwihangana, mwihanganishe. Uruhare rwacu nk'abakristo rugaragare, ariko cyane cyane tugendane ibyanditswe byera. Tugendane Kristo wazutse muri twe, natwe tubashe kuzura abandi mu bikomere barimo. Tubabwire ko Kristo yo muri bikomere, kuko natwe dufite ibyo Kristo yatwomoye. Yaranyomoye, njya nkunda kubivuga. Hari uburere yaduhaye tutigeze turirwa n'ababyeyi. Hari ihumure yaduhaye tutigeze duhabwa n'ababyeyi. Hari umuco yaduhaye tutigeze twigira ku babyeyi kuko ntitwararezwe nabo. Ndakumva cyane. Ariko uyu munsi ukareba umwana warezwe, warebye n'ibintu ukabona umumama ukuze, wanabonye neza ibintu byabaye mu gihugu, ukuntu igihugu cyari amatongo, ukuntu inkongoro zari zikurya abantu, ukabona nta kintu mubwiye, wakumva n'amagambo amuturukamo ukumva ubwawe burakwishe. Kibaza uyu muntu afite ikihe kibazo? Kandi ni n'umukristo urya igaburo, afite idini cyangwa itorero abarizwamo. Mu by'ukuri uruhare rw'umukristo cyangwa abanyamadini muri ibi bihe rurakenewe. Indirimbo zacu zigaragaze injyana y'aho igihugu kiri. Amakorari muhaguruke muhimbe, turwanye jenoside, turwanye ingengabitekerezo. Aho n'ababitekereza babone ko twahagurutse, bavuge bati u Rwanda ruhagurutse, amadini arahagurutse, amatorero arahagurutse mu ndirimbo zabo. Nahoze ndeba ndanashimira hagati aho amakorari atandukanye, cyane cyane yo mu itorero ryacu rya ADEPR mu Rwanda. Nahoze mbireba hano ku mbuga nkoranyambaga, nkunda kuzikurikirana. Njye simba ku mbuga gusa, ndanazikurikirana. Ikindi niyubatsemo ko ntakwiye kuba umuvugabutumwa ariko udaterana. Nanjye njya igihe cyo kujya guterana, nkumva ijambo ry'Imana kugira nige, kuko burya turigisha ariko natwe tukigishwa. So rero nahoze ndeba ku mbuga nkoranyambaga, ndeba amakorari, ndanayashimiye Jovair, ndagurashimiye
n'andi makorali atandukanye. Korali yacu yitwa Nkomeza Mwami yo yanohereje ku itorero rya Rubonobono kuri groupe, yoherezaho ivuga ngo mukomere, baravuga ngo humura Rwanda ntabwo bizongera. Ndavuga wow, n'urubyiruko abenshi biganjemo urubyiruko. Iyo korali witwa Nkomeza Mwami ni korali ya kane ku itorero, ndanabasuhuje kandi ndababwiye ngo bahumure nabo, barimo muri bo bahumure, nibakomere, dukomeze twiyubake, twiyubaka. Kandi n'itorero ryacu rya Rubonobono mwese nkomeje kubabwira ngo mukomere kandi mwibuke mwiyubaka, cyane cyane itorero mbarurirwa muri rya ADEPR mu Rwanda, naryo ndaribwiye ngo twibuke twiyubaka kandi twubake n'abandi kubwa Kristo uri muri twebwe. Tumaze iminsi turi mu cyumweru cya anniversaire cyo kwibuka ko Kristo yapfuye akazuka. Ibyo bintu twakiriye muri twe, uwo mutungo twakiriye abandi badahari, turaho tugandagaje icyumweru kigashira, mureke bigira ingaruka nziza mu gihugu ndetse n'abanyagihugu. So rero burya kunenga bibaho ariko no gushima bibaho. Turanenga abakristo batagira uruhare mu kurwanya ngengabitekerezo ndetse no kurwanya ibintu byose bishamikiye mu ngengabitekerezo ya jenoside. Kandi turanashimira amakorali abihimbamo kugira ngo tubirwanye. Burya bwose tuba turi kurwana, abanyarwanda turi indwanyi, turarwana. Iyo duhimba indirimbo, iyo turi ku makamera gutya ku mbuga nkoranyambaga, bahanzi ba gospel, bahanzi batandukanye, mwese turabasaba kugira ngo buri wese agaragaze uruhare, ariko cyane cyane turahendahenda urubyiruko rwacu kuko ni rwo Rwanda rw'ejo, nicyo gihugu cy'ejo, kugira ngo mwese mukomeze muterurire hamwe, abatoya n'abakuru, twese dukomeze kurwanya jenoside yakorewe Abatutsi 1994 ntibizongere kubaho. U Rwanda rwacu rwubatswe imbaraga z'umukuru w'igihugu cyacu ndetse n'abafatikanya kuyobora, bubatse ibintu biremereye, mureke tubirinde. Numva uruhare rwanjye ari urwo kubirinda kandi nkakomeza niyubaka, nibuka ariko naniyubaka. Umuvugizi wa RIB we yigeze yakangura, arabwira abantu muri iyi minsi, ikiganiro yakoreye kuri RBA, abwira abantu b'abahanzi avuga ati mwikwihunza inshingano, mu gihe abandi barimo kujya kwibuka, mwebwe mukigira mu bitaramo hanze y'igihugu. Nawe uragira uti rero amakorali, abahanzi, nimugerageze gukora, mufatikanye n'abandi kwibuka, twiyubaka, ariko twibuka uruhare, twibuka jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Turagushimiye Mama Fabrice. Nakoze cyane, yaba kwihunza inshingano, kandi rwose ntabwo byakagombye kugira umuyobozi n'umwe ubivugaho, yaba uhagarariye igisirikare cyangwa RIB cyangwa inzego z'umutekano zitandukanye, nubwo biri mu nshingano, ahubwo twe tukwiye kubigira ubuzima. Tukwiye kubigira ubuzima, buri muntu wese akabigira ubuzima, kugira ngo dukomeze duhashye, turwanye kandi turinde ibyo twagezeho, kuko igihugu cyacu ni urugero rwiza imahanga. Urakoze cyane.